Muri iyi si yuzuye ibibazo by'umutekano, hari intwari zifite imbaraga, ubuhanga n'ubushishozi budasanzwe, ariko izi ntwari ntizifite intwaro, ntizifite amapeti, ariko zumva ibyo tutumva zikareba ibyo tutabona. Imbwa ni inyamaswa idasanzwe birenze uko tubitekereza. Ni inyamaswa yumva vuba cyane ku muvuduko urenze w'umuyaga. Ni inyamaswa ireba igihuru itarakinjiramo ikamenya ikirimo. Ni inyamaswa ivumbura ibyihebe aho byihishe n'ibisasa aho biteretse. Ni inyamaswa yumva impumuro y'ibiyobyabwenge igatamaza ba nyirabyo. Kuri iyi si dutuye habarurwa imbwa ziri hagati ya miliyoni 900 kugeza kuri miliyari. Muri izo mbwa zose ziri ku isi harimo imbwa ibihumbi n'ibihumbi zifashishwa mu bikorwa bya gisirikare nk'intambara, gucunga umutekano, gusaka ibisasu no gutanga amakuru. Hari umuntu wiyubashye usa neza, wambaye neza, ufite igikapu mu ntoki, agiye gufata urutema ikirere i Kanombe yerekeza ibwota Amasimbi. Aratuje cyane, aritonda, ikinyabupfura yatojwe kigaragarira buri wese umubonye. Avuga nk'intyoza n'icyizere cye ntikigerwa ku mashyi. Muri make umubonye agenda ntiwamenya ko agendana ibiturika. Ariko K9 Unity yari itaraza. Umutwe w'imbwa polisi yifashishwa mu gucunga umutekano. Ubu ntaho yaca, ntaho yanyura izi mbwa zitaramutamaza. Ushobora kuba warigeze kumva abantu bajya impaka ku nyito yazo izo mbwa zikora akazi ka polisi. Hari abantu bamwe bahitamo kubiganiraho gusa bashaka gutebya cyangwa kwirengagiza ku bushake bwabo. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku mikorere y'ubuzima bw'imbwa polisi yifashisha mu gucunga umutekano K9. Ku ruhande rumwe birashoboka ko waba warabonye imbwa polisi yifashisha mu gucunga umutekano mu kazi no gusaka ibisasu, haba kuri wowe cyangwa ku bandi, ariko wenda nta bumenyi bwinshi uzifiteho by'ukuri. Reka dufate akanya dusobanukirwe byinshi ku buzima zibayeho, uko zikora akazi kazo, ndetse n'uburyo bushimishije bijyanye n'uko zitozwa kumenyana no kwiyumvamo abapolisi bazikoresha. Mbahaye ikaze ku muyoboro imara impaka n'impuha, aho amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'ibinyoma mwabeshywe mutabizi byose bijya habona. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye muri kumva ndi Penweri muvandimwe. Niba ari ubwa mbere udukurikiye turakwishimiye, nanone ikaze. Imbwa zifashishwa mu kazi ko gucunga umutekano hari igihe zishobora kugaragara nk'iziguteye ubwoba bwo ko bazagusagarira, nyamara ni inshuti. Zigira isuku n'ubwenge bwo gutahura impumuro cyangwa se kureha, yaba iyawe cyangwa ibyo ufite, ibyiza cyangwa ibibi, kandi ibyo ziba zarabitojwe ku bw'umutekano wawe. Amavu n'amavuko y'ishami rya polisi ryifashisha imbwa mu gucunga umutekano. Ubwo polisi y'u Rwanda yashingwaga ku wa 16 Kamena mu 2000, amwe mu mashami yari akenewe cyane bitewe n'urwego ibyaha byakorwaga byariho kuri icyo gihe, harimo n'ishami polisi yifashisha imbwa mu gucunga umutekano K9 Brigade, ryahise ritangizwa muri uwo mwaka. Byagarutsweho n'umuyobozi w'ishami rya polisi Chief Superintendent of Police Faustin Kalimba, avuga ku miterere, inshingano n'imikorere ry'ishami rya polisi rikoresha imbwa mu gucunga umutekano. Yagize ati: bitewe n'amateka y'igihugu cyacu n'imiterere y'ibyaha byakorwagaho nyuma y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994, hari hakenewe akazi kadasanzwe gakorwa n'imbwa mu gutahura ibyaha. Ari nayo mpamvu hashyizweho umutwe ukoresha imbwa mu gucunga umutekano cyangwa se K9 Brigade. Twatangiriye ku mbwa 3 gusa zifashishwaga mu gutahura ibiyobyabwenge, ndetse n'abapolisi 3 bari baratorejwe kuzikoresha. Polisi yaje kongera imbaraga, ugirwa ishami ryihariye ryo kuzamurira ubushobozi, burimo no kubona imbwa nyinshi no guhugura abapolisi benshi mu kuzikoresha. Kuri ubu ishami rifite ubushobozi bwo gutahura hari ibiyobyabwenge n'ibisasu hifashishwa ubwoko butandukanye bw'imbwa zikorera ku mipaka, ku kibuga cy'indege no mu nama cyangwa ibirori bitandukanye bibera mu gihugu. CSP Kalimba akomeza agira ati: bitewe n'uko imbwa imwe yatojwe neza iba ifite ubushobozi bwo gukora akazi kakorwa n'abapolisi bagera kuri 50 kandi mu gihe gito cyane, ibyo bituma zigira umwihariko mu kazi zikora, gatuma uruhare rwazo ari ngombwa cyane ku mutekano w'igihugu. Noneho dore bijyanye n'amahugurwa yazo. Kugira ngo imbwa nshya yinjizwe mu kazi, igomba kunyura mu byiciro bitandukanye by'amahugurwa. Ku cyiciro cya mbere naho zitozwa cyane mu gihe gito, hagamijwe kumenya ubushobozi bwazo kugira ngo hamenyekane icyo buri mbwa izakora, haba gutahura ibiyobyabwenge cyangwa ibinyabutabire bishobora gukorwamo ibiturika. Ku cyiciro cya kabiri zitozwa kumvira, kwirinda, guhindura imico n'ibibazo bijyanye n'imyitwarire. CSP Kalimba ati: amahugurwa zihabwa yo kumvira aziha ubushobozi bwo kubaha uyikoresha, akayigisha kumva no gukurikiza amabwiriza. Muri make uru rwego rwo kumvira rufasha imbwa kwishima no gutuma ibasha kuyoborwa. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma
ni amahugurwa ikorana n'umuyobozi wayo uzayikoresha hagamijwe kuyitoza kumenyera no guhuza nawe. Ati kuri iki cyiciro umupolisi n'imbwa azakoresha bagirana umubano ukomeye kandi bakabana nk'abasangiye umurimo mu kazi kose kari mu nshingano zabo. Imbwa imenyera umupolisi umwe gusa bijyanye no gukora akazi, niwe uyikoresha kandi ntishobora gukora mu gihe itari kumwe nawe. Mu gihe uyikoresha ahawe izindi nshingano bisaba ko ihabwa andi mahugurwa yo kuyihuza n'undi mupolisi. Birumvikana ko hariho iyo miterere mu myitwarire, urukundo no kumvira bishobora kugira ingaruka ku mbwa mu gihe uwayikoreshaga atari hafi yayo. Imbwa zatojwe zishobora gutahura ibiyobyabwenge nk'urumogi, heroyine, kokayine n'ibindi, bigafasha mu kugaragaza abakekwaho ku bacuruza ndetse n'ababa bafite ibisasu. Dore uko imbwa zihembwa. Nk'uko bigaragazwa n'abahanga mu bya siyansi, guhemba imbwa ku murimo runaka ikoze biyitera imbaraga no guhora iwukora. Gusobanukirwa rero iby'ikunda n'ibishimisha ni iby'ingenzi. Chief Inspector of Police Michel Twagiramungu, umwarimu mu ishami rikoresha imbwa zifashisha mu gucunga umutekano, avuga yuko mu rwego rwo gushimira imbwa zihabwa agapira kandi ko kayishimisha mu kazi yakoze neza, kandi ni kimwe mu bituma irushaho kukubaha bigatuma ikora ibyo ushaka n'ikindi gihe. Reka noneho turebe uko zitahura ibibujijwe n'amategeko. Mu bikorwa byo gusaka, iyi mbwa ibonye hari ibitemewe birimo ibiyobyabwenge cyangwa ibisasu mu gace runaka, imyitwarire yayo irahinduka cyane, yongera umuvuduko n'imbaraga mu gihe cyo kubishakisha, ari nako igenda yigera aho igisasu giherereye kugeza igihe ifashe ikoresheje ukuboko ku muzigo urimo ikibujijwe, cyangwa se igasutama iruhande rw'umuzigo, cyangwa se ahantu nyaho icyo cyasakwaga kiri. Ikintu cya mbere umupolisi uyikoresha akora ni ukuyishimira akazi keza ikoze mbere y'uko ikomeza akandi kazi. Noneho dore imibereho y'imbwa zifashishwa mu gusaka. Imbwa zifashishwa mu kazi zikenera kwitabwaho cyane. Hari inzobere zifite ubuhanga buhanitse zirimo abaganga, abazigaburira n'abita ku isuku n'imibereho myiza yazo muri rusange. CIP Dr. Robert Mugabe, umuganga ukurikirana hafi ubuzima bw'imbwa, yagarutse ku bijyanye n'uko imibereho n'isuku yazo byitabwaho. Ati buri gihe dusuzuma ubuzima bwazo kandi tukazigaburira dukurikije ibiro byazo. Ubuzima bwazo n'imirire byitabwaho cyane. Zirya rimwe mu masaha 24 kandi buri mbwa irya hafi amagarama 500. Ishami rifite ivuriro aho imbwa zivurirwa ririmo imiti y'ibanze yifashishwa mu kuvura no gukumira indwara zafata imbwa, aho nyinshi mu ndwara zikunze kugaragara ari izikomoka ku kuba zaryana ubwazo zigaterana ibikomere. Icyo gihe zikorerwa ubuvuzi. CIP Dr. Mugabe akomeza avuga ati isuku yazo nayo iri mu byitabwaho buri gihe, aho imbwa zozwa hifashishije isabune y'amazi yabugenewe. Ubuzima bwazo n'imyitwarire bigenzurwa mu mwitozo ukorwa mu gitondo mu gihe cyagenwe n'amasaha 2 buri munsi. CIP Dr. Mugabe avuga kandi ko uramutse ugumishije imbwa mu nzu ntisohoke waba uteje intambara y'amaraso, bityo ko imbwa nazo zihabwa ikiruhuko cy'akazi. Mu gihe uyikoresha hawe ikiruhuko cy'akazi, imbwa nayo ibona ikiruhuko. Ikiruhuko cy'izabukuru. Imbwa zifashishwa mu kazi ko gucunga umutekano kimwe n'abapolisi zifite imyaka zitangiriraho ikiruhuko cy'izabukuru. Imbwa zisaka ibiyobyabwenge bitewe n'aho zikorera zitangira ikiruhuko cy'izabukuru hagati y'imyaka 9 n'imyaka 10 y'akazi, naho izisaka ibisasu zigakora akazi hagati y'imyaka 8 n'imyaka 9. Gukorera hanze y'u Rwanda. Imbwa zifashishwa mu gucunga umutekano ntizikoreshwa mu Rwanda gusa, kuko ari zimwe mu zifashishwa no mu kazi gakorwa n'inzego z'umutekano i Cabo Delgado muri Mozambique, aho izi nzego zitanga umusanzu wo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa Ansar al-Sunna wal Jamaa wari warayoguje ako gace, ariko kuri ubu ukaba waramaze gucika intege. CSP Kalimba avuga ko inyinshi mu mbwa zagiye zivanwa hanze, cyane cyane mu bihugu by'Ubwongereza n'Ubuholandi, ariko kuri ubu hatangiye umushinga wo kuzorora hano mu Rwanda. Yasobanuye kandi ko polisi y'u Rwanda iteganya kwagura ibikorwa aho bikenewe mu bice bitandukanye by'igihugu no gutangira gukoresha imbwa zifashishwa mu kurwanya ibiza nko gutahura abantu bagwiriyeho n'inzu, imikingo cyangwa batembanywe n'imyuzure, kimwe no mu gushakisha bakurikiranyweho ibyaha nk'ubujura. Ikigereranyo cy'uyu munsi nahange icumbikiye jye mwari muri kumva ndi Penel Muvandimwe. Uyu ni umuyoboro umara impaka n'imuha, amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'ibinyoma mwabeshywe byose mutabizi bijya habona. Iyi ni Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye, mbifurije amahoro n'amafaranga, naho utaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.